Niba uri kuvura ibiheri bikagenda bikongera bikagaruka cyangwa bikagenda ukabona bigusigiye inkovu, iyi video ni iyawe. Ntabwo ibiheri biza ku ruhu rwawe kubw'impanuka, ahubwo bihaguma kubera hari ikintu uri gukora kitari cyiza, kubera hari ikintu kiri kubigaburira. Noneho byakubitana na ya rutine yawe wijagaraye, bigahita byiturira ku ruhu rwawe bikibera twibanire. Gumana nanjye hano mu kanya ndaza kubwira impamvu ibiheri byawe bitari gukira. Impamvu ya gatanu ni impamvu nyamukuru abantu benshi bakunda kugira ibiheri biguma ku ruhu rwabo igihe kirekire. One thing that completely changed my skin and my confidence: sunscreen. For the longest time, I skipped it thinking it was optional. But once I made it a daily habit, my skin started looking healthier, brighter, and more even. Ubundi ibiheri ni iki? Ibiheri ni indwara ihoraho. Ni indwara ushobora gukontorora ariko ni indwara udashobora kuvura burundu. Niba uri acne prone skin, ubwo bivuze ko uruhu rwawe ruhora rurwara ibiheri. Wowe ikintu ugomba gukora ni ukumenya amakosa ugomba kwirinda kugira ngo bya biheri byawe bigaruke. Nanjye ubona hano ndi acne prone skin, ariko nzi uburyo bwo kubikontorora. Nzi ibyo ngomba kwirinda, nzi ni iki gishobora gutuma ibiheri byanjye biza bikagaragara cyangwa bigatura ku ruhu rwanjye bikibera twibanire. Niyo mpamvu nagutekereje nkavuga ati iyi video irakenewe cyane. Ubundi ibiheri biterwa nuko uruhu rwawe ruri gukora amavuta menshi. Mu mpamvu ushobora gutuma uruhu rwawe rukora amavuta menshi ni isabune yawe mbi. Niba ufite acne prone skin, ihangane ureke ama bar soap, ihangane ureke isabune yose ifite pH iri hejuru ya 6. Wimukire ku ma cleanser, nizo zizagufasha kuba wakontorora ibiheri byawe byongere kugaruka. Niyo mpamvu nyamukuru atuma uruhu rwawe rukora ibiheri, kuko amavuta niba akozwe uruhu rwawe ruragenda rube clogged, ruzibe, utwengere ubu tugende tuzibe. Nitumara kuziba ariho haza kuviramo kuba warwara ibiheri. Bacteria ariyo yose ishobora guhura na ya mavuta bishobora kwita bikora igiheri. Rero ikintu ukeneye cya mbere ni ukwirinda ikintu cyose cyatuma amavuta akorwa ari menshi ku ruhu rwawe. Mu kindi kintu gishobora gutuma uruhu rwawe rukora ibiheri ni inflammation. Ikintu cyose cyababaza uruhu rwawe gishobora gutuma uruhu rwawe rukora ibiheri, nko kuba wakoresha amasabune nk'uko nari ndi kubivuga, amasabune akaze cyane, kuba wakoresha amascrub, kuba wakora over exfoliation ukababaza uruhu. Ibyo byose biri mu mpamvu ushobora gutuma uruhu rwawe rukora igiheri. Mu zindi mpamvu ni amabacteri, kuba uruhu rwawe rwahura n'indi myanda yo hanze muri environment, nko kuba waryama imisatsi yawe itariho carbonate, imyanda yo mu musatsi, kwa kundi waryamye ku musego wawe ntiwibuke kujya uhindura rimwe mu cyumweru, nabyo bishobora gutuma za bacteri zororoka zikaba zahura n'isura yawe ukarwara igiheri. Amabacteri nayo ari mu mpamvu ushobora gutuma uruhu rwawe rukora ibiheri. Irinde gukoresha amaproduct ari expired, irinde gukoresha sinzi ibintu ngo biri natural, bitarimo preservatives, bitarimo ibirinda amavuta kwangirika. Ibyo byose bishobora kugukururira kurwara ibiheri. Ibyo bintu byirinde. Indi mpamvu ushobora gutuma uruhu rwawe rukora ibiheri ni ukugira pores zirimo imyanda, clogged pores. Nayo ni imwe mu mpamvu ushobora gutuma urwara ibiheri. Ibyo wabyirinda gute rero? Exfoliation. Niba ufite acne prone skin, nanjye mfite acne prone skin, ariko ikintu utagomba kubura muri rutine yawe rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru ni exfoliation. Exfoliation izatuma uruhu rwawe rugenda rugakuramo ya myanda irimo imbere. Twakuzaniye tona nziza irimo ahazi n'ama BHIs niyo yinjiramo imbere. BHIs mvuga ni salicylic acid,
naho ahazi ni lactic acid, malic acid, byose biri muri iyo toner. Ahazi iryoshya uruhu hanze, naho BHIZ yo yinjiramo imbere ikajya muri pores igakuramo za myanda. Rero pores ziri clogged ni gutyo ubyirinda, bigatuma n'ibiheri bitororoka ku ruhu rwawe. Niba muri rutine yawe harimo ikintu kimwe kikurinda ibyo bintu uko ari 4: clogged pores, inflammation, amavuta menshi, hamwe no kurinda kuba amabacteri yakororoka. Niba muri rutine yawe harimo ikintu kimwe kikurinda ibyo bintu uko ari 4, ubwo ibiheri byawe ni nkaho biba bizakira vuba. Niba muri ibyo bintu 4 navuze nta kintu na kimwe ukoresha cyabikurinda, ubwo ibiheri byawe nabyo nitwibanire. Ushobora gukoresha product zumisha uruhu, nabyo iyo uruhu rwawe rwumye cyane, nko kuba wareka gukoresha moisturizer, uruhu rwawe rukuma cyane, ruhita rukora amavuta menshi akaba yagutera ibiheri. Ikindi ushobora gukoresha gentle product turi natural, product tudatera ibibazo uruhu, dukaruma uruhu, ariko ukibagirwa kuba wafungura za pores zawe, ugasanga ibiheri nitwibanire. Kandi wenda skincare routine yawe nta kibazo ifite, ariko uri kuburamo cya kintu gituma uruhu rwawe rukuraho pores zazibye. Ibiheri bikira iyo wamenye gukontorora ibyo bintu 4 nakubwiye. Mu gihe utaramenya gukontorora ibyo bintu 4, wowe n'ibiheri muzibera inshuti. Mu bintu bizakubwira ko uruhu rwawe rwenda kurwara ibiheri ni ukumisha uruhu. Abantu benshi bazi ko iyo wumishije uruhu amavuta agenda agashira ngo n'igiheri kikuma. Oya, iyo uruhu rwumishije ubwo uba wenda kurwara ibiheri. Kumisha uruhu ni ukwica barrier, uba wica runo ruhu rwacu rwo hejuru, kandi twarabonye ko barrier ni ingabo idukingira. Iyo rero iyo ngabo idukingira wamaze kuyica, amabacteri yinjira byoroshye cyane mu ruhu, ntago uba ukirinzwe. Kongera inflammation, iyo uruhu warwumishije na inflammation ziba zakwiyongera zikaba nyinshi, bikagutera kuba uruhu rwawe rwakora amavuta menshi n'ibiheri bikakubona. Ikindi kibi cya inflammation ni uko itinza gukira. Mu kindi kizakubwira ko uruhu rwawe rwenda kurwara ibiheri ni kwa kundi uba urukoraho kumva ruregeranye cyane, umeze nka kwa kundi umuntu iyo yisize isabune atarayikaraba, kwa kuntu uhita wiyumva nyine umeze wumva uruhu rwawe rwegeranye. Uko kuntu uruhu rwawe ruba rwegeranye ni red flag, byongera irritation. Impamvu ibiheri byawe bidakira niyi: uri kuvura uruhu rwo hejuru, ntabwo uri kuvura gitera. Kuba wafata ugasiga ku ruhu rwawe ahari igiheri, ukahasiga wenda tuvuge acne removal cream, ukayisiga kuri icyo giheri, yego kiruma kikanagenda, ariko ntabwo wavuye gitera. Gitera ni iyihe? Ni umusego wawe usa nabi. None se niba ari umusego usa nabi, acne removal izagufasha iki? Niba ari hormone zitari balanced, urumva acne removal yego izakivura ariko kizagaruka. Nayo ni impamvu ishobora gutuma ibiheri byawe biguma ku ruhu. Ikintu ugomba kumenya niba ushaka ko ibiheri byawe bitazajya bigenda byongera bigaruka, icyambere ugomba kumenya ni uko ibiheri iyo ukibonye cyahingutse kiba kimaze, haba hari process yatangiye kera kigakorwa, noneho wowe ukazirutiruva cyageze ku ruhu. Niyo mpamvu niba uri acne prone skin, mwatwe twese ugomba kugira skincare routine ihoraho. Hari umuntu uza kugura amavuta ari uko yabonye ku ruhu rwe haje ikibazo, ariko nyuma yo ko icyo kibazo tugikemuye akongera akisubirira mu buzima busanzwe akikoreshereza za gifura mu maso. Ibyo ntabwo bizaguha result y'igihe kirekire. Uzongera urware, wongera ugaruke tukuvure, usubireyo ukoreshereza ibyawe, wongera ugaruke tukuvure, ari nako dark spots ziba nyinshi nabwo uzagaruke twongera tukuvure, gutyo gutyo. Niba ushaka ko ibiheri byawe bikira cyangwa kugira uruhu rwiza, hozaho, gira skincare routine ihoraho. Ntabwo ibiheri babivura ari uko ukibonye cyaje, ahubwo ibiheri urabikontorora nibize. Mu zindi mpamvu zituma uruhu rwawe
rudakuraho ibiheri ni uguhindagura amavuta. Urayahindagura pe. Amavuta menshi kugira ngo aguhe result bisaba ibyumweru 6 cyangwa 8 kugira ngo ube watangiye kubona result. Nkuko twabibonye ko uruhu rwacu rwiyuburura nyuma y'iminsi 28. Mbere yaho ntabwo byashoboka kuko urumva ko uruhu rushaje rwavuyeho haje urundi rushyashya. Mbere y'iyo minsi ntabwo byashoboka ko skin cells nshya zikorwa vuba cyangwa habaho cya kintu twita cells turnover ngo ubone uruhu rwaryoshye. Niyo mpamvu niba ushaka uruhu rwiza tegereza iyo minsi. Ikindi amavuta ashobora kuzana pagging. Noneho wewe wabona ni pagging yaje ku ruhu rwawe numenye ibyo ari byo kwita umvuta amavuta aranyanze. Oya, ntabwo ari amavuta bakwanze. Pagging nayo tuzayivuga mu buryo burambuye umenye kwitandukanya n'ibiheri. Ikindi guhozaho nuhindagura skincare product, ikintu bizagufasha ni ugukontrola ya mavuta. Nkuko twabibonye ko iyo utayakontroye ari yagutera ibiheri. Iyo wamenye kuyakontrola egare ko ibiheri byawe byatangiye gukira. Iyo uhindaguye product uba ukoze reset, mbese uba utangiye bushyashya kongera kubona result ya mavuta yawe yari buzaguhe. Uruhu rwawe uba wongeye kurutegura ati mutangire bushyashya. Niyo mpamvu kubwira kwihangana ugakoresha skincare product zawe byibura igihe kirekire. Ntabwo uruhu rwawe ruzi ko ufite igihunga wifuza result za vuba. Ntabwo uruhu rwawe rubizi rwose ko wifuza result zihuse. Acne ni inflammation, ntabwo ari umwanda. Niba ukunda kwikuba cyane ugakora za over exfoliation ukumisha uruhu, ntabwo ibiheri byawe bizigera bigenda. Iyo ukubye uruhu cyane uba wica microbiome. Uruhu rwacu rugira microbe nziza zihangana na za microbe mbi ziza kwataka uruhu rwacu. Rero iyo ukomeje gukora exfoliation cyane cyangwa ugakuba mu maso cyane, za microbiome uba uri kuzica. Kandi uko uzica ubwo ngubwo uruhu rwawe guhangana na microbe zisanzwe birarugora. Iyo uri kwikuba cyane nanone uba uri kwangiza ibinure uruhu rwacu rufite. Uba uri kwangiza barrier. Noneho muri kwa kwikuba uruhu rwawe ushobora kurwumisha n'amavuta agakorwa ari menshi. Noneho ikindi gituma ibiheri byawe bitagenda ni stress. Stress ikora umusemburo twita cortisol. Iyo cortisol ishobora gutinza uruhu rwawe gukira, ishobora gutuma amavuta akorwa ari menshi, ishobora gutuma inflammation iba mbi cyane. Ibi ntabwo bivuze ko skincare ntacyo imaze. Icyo bishatse kuvuga ni uko skincare nayo ikenera ikiyunganira. Lifestyle yawe ikontribua uburyo ki uruhu rwawe ruzasa nyine. So niki rero cyakuvura ibiheri? Cleanser nziza, ukagira moisturizer nziza ifasha uruhu rwawe rwo hejuru kudatakaza ubudahangarwa, ukagira byibura active 1 cyangwa 2, ariko nabwo ntuzikoreshe mu mwanya umwe, zigufasha kugabanya bya biheri. Ikindi kizagufasha ni sunscreen kuko izakurinda ko bya biheri byawe byakira ngo bigusigire n'inkovu. Ibiheri bikira iyo uruhu rwawe ruri stable. Ntabwo bikira iyo ari wowe uhora wataka urwataka urwangiza uruteza ibintu bituma rubabara. Niba ibiheri byawe bitari gukira ntabwo uruhu rwawe rwananiranye, ntabwo uruhu rwawe rwananiwe, ahubwo uburyo urwitaho nicyo kibazo. Ubutaha nzakubwira amakosa benshi bakora iyo barimo barakora exfoliation.